Skills TV. Never stop trying. Yes, welcome once again in Skills TV. Ni wa mwanya wo kugira ngo twunguke ubumenyi ku kintu gishyashya. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe kuri WhatsApp uburyo ushobora kohereza ifoto ikagerayo igisa neza nk'uko yasaga ikiri aho yariri. Utayohereje rero ngo igereyo yahindanye, hari uburyo umuntu afata ifoto yayohereza mugenzi we ugasanga imugezeho isa nabi. Bikunze kubaho rero ugasanga wagize nk'ikirori wakoresheje telefone ifotora neza cyangwa se kamera, ariko umuntu yajya kuguha ifoto wari wifotoje isa neza yakugeraho ukabona irasa nabi, wayizominga ukabona ntigaragara. Iyi ni Skills TV rero, uyu ni Erikson. Tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kohereza ifoto umwimerere yari ifite ntuhinduke, icyitwa resolution. So bikorwa bite rero? Iyi ni Skills TV, uyu ni Erikson. Ikaze. Niba utarakora subscribe uyikore, ukore comment, share ndetse ukande na like kugira ngo ibindi biganiro bijye bikugeraho 5 kwa 5. Reka turebe rero uburyo bikorwa. Iyi ni Skills TV, uyu ni Erikson. Ikaze. Ikaze rero tujya muri WhatsApp tukajya ku muntu dushaka koherereza. Urugero ngiye koherereza kadukoresha Frank. Ahangaha ninza kuri Frank hari ibiganiro twagiranye. Hasi rero hari aho wandika message, hakaba akantu kizinze, hakaba kamera isanzwe ndetse na karikodi. Dukora kuri ako kantu rero bakaduha amahitamo menshi. Hari document, hakaba kamera, hakaba gallery, audio, location, contact ndetse na blur. So ubwo rero twebwe turajya kuri document. Kugira ngo ya foto ize igifite umwimerere turajya muri document, kuko ndamutse nkoresheje gallery iyo foto iyo nyiyohereje resolution yayo iragabanyuka. Ariko iyo ngiye hano muri document ahasanzwe haba amadokima asanzwe, urareba haba hari n'amafoto. Uraza hano hejuru haba hari browser other documents. Ubwo ugiye mu yandi madokima hatari ibitabo n'ibindi, ushobora kuhita bakwinjiza muri kamera, ariko wenda ugashaka kujya guhitamo ibindi, maybe ushobora kuza hano ugahitamo, ukora kuri utu turongo dutatu ugahitamo. Ushaka wajya mu mavideo, amaudio ndetse n'ibindi, ariko gutwe kuko ari ifoto tugiye kohereza ujya kuri image. Hari izo kuri status saver, hakaba izo muri kamera, izavuye kuri Twitter ndetse n'ahandi. Ariko wowe urugero dukoreshe nk'ifoto imwe muri izi ngizi, reka dukoreshe iyi ngiyi. Mpisemo kumuha iyi foto. Iyo nyimwoherereje rero kora kuri send nk'ibisanzwe, ubwo ifoto iba yagiye. Ifoto rero imugeraho iri muri ubu buryo. Nawe iyo ayifunguye ayifungura kwa kundi nayimuhaye nta kigabanyutseho, resolution ikiri yayindi. Nguko rero uko wakohereza ifoto ukayiha umuntu, ndetse uko yasaga muri telefone cyangwa se muri kamera aho yafatiwe, ikarinda igeraho igiye ikimeze kwa kundi itagabanyije umwimerere. Yes, thank you. Yes, nguko rero uko mwakohererezanya amafoto adataye umwimerere akimeze kwa kundi. Ubwo rero niba wajyaga wohereza ifoto ukayohereza ukabona irasa nabi, cyangwa se nawe bayiguha ukabona irasa nabi, tangira ukoresha ubu buryo. Ntahandi wabikura rero ni kuri Skills TV. Never stop to learn. Uyu ni Erikson. Niba wakunze ibiganiro tukugezaho waduha subscribe kugira ngo n'ibindi byose bijye bikugeraho mu bambere. Kora comment ku kiganiro twazagukorera ubutaha, ndetse ukore na share niba iki kiganiro waba wagikunze. Iyi TV rero ni yanyu, ubumenyi bwose ni hano. Icyo nakwifuriza nuko twajya dugumana. Skills TV ni yanyu. Yes, ikaze rero no mu bindi biganiro. Thank you.